Tifoide kangiye kwibariza yavuze ngo RBA umva rero ibintu bimeze bite RBA Rwanda Broadcast Agency RDB zikarenze mwa Rwanda Development Board hano ni bande mwasangiriye bavuye muri buno buzima nabahoze hano bose nta numwe utase gwambwira gwabaza abantu babaye hano urabayobewe ntiwari umwagura bibagiwe akiza tuzana agacupa hari banywema akajerekani kuguze wibesha izina ry'Imana abangwere inshuti yawe yagiye hanze itagiye gukandira akanyenyeri ni nakandi uwa mbere ni Grand Frère Samuel niwe nayobewe abantu mwasangira no bajya kuremera cyarwarikana kandi akanyenyeri ubwo turi kunywa twejeje baboreye yaboreye n'inzoga turi kunywa nese bunani none nkaba nshakaza ngo nsengere se kandi mufite amajeri nsengere arabisengere umukire ntunsengere asenga agira sobasha RBA Rwanda Broadcast ni radio man radio baje kuri kumuranungura man none sinye ntago ndenze ngende ade ntago meze nk'abandi bose narangije man navuye hano mu gisikare mfite siniyatungeza nkora kandari brenye ko Kibungo wizi bishi muri superieur ye ni the social study na picha n'umuntu umureme nase mfizi kujya kwita mfizi y'umuswa byabivuye kandi iryo zina ryanga iryo zina ni mfizi y'umuswa iryo zina ntabwo ari mfizi y'umuswa ni y'umuswa nyamufana bari yakira ntibaseke miranzi y'urupfu we nagwa nkopeza we wondushije Kinyarwanda wondushije Kinyarwanda ngambwira picha biri migani 5 yo mu Kinyarwanda okay umugani wa mbere reka ungire kandi uri mugani iraba yisoje ibintu byose ari umusaza wo mutawuriye Kayenzi nikera ariko ntaramenya Kinyarwanda neza fresh nagura kimenyereka oya maze gukimenya ikamva ruganira nabona akavuga ngo ukanywa amata mu ngono y'itabi iyo mugani wanjye kanizere ko mumeze neza. This is Rice from Kiziba Camp. Ni YouTube channel yanyu, ni YouTube channel ya mwese, ntago ari yanyu ngenyene, ni yacu twese. Icyo tuyokora ni ikinero, tugiye gushaka amateka y'ahantu bise mu Gatoki. Mu Gatoki muraza kumenya kunameza harano bajya babyukira mu gitondo cyakare kabisa bakajya gusinya bagatanga yo apere bahita mu Gatoki. Tugiye kugerayo noneho turebe byari byo, twumva amateka yaho, impamvu bahise mu Gatoki. Murakoze. So Mungu rero bwo ndamanutse yaho bise mu Gatoki. Gatoki tiye kureba amateka yaho ndetse n'impamvu bahise mu Gatoki. Hano babyiza bari batuye. Mwita byiza yagiye Norway. So of course tugende twumve bagwana. Bitesha. Yehe. Bya kuri wese. Bite. Mu Gatoki musi profame twese hamwe kudukwita kwa kiza tugiye kugwa gitumo hari icyondo si mu Kiziba mwa siko mu Kiziba ari ntaribi bayibona nyine tu gake so hano hejuru nabera ikizi ni office z'inkampe Kiziba ziba so turimo tumanuka turi bagwana uzana amahoro mwaka mushya tugiye mu Gatoki urabona ko ari urutoki nyine tugiye kureba wagwana turese bimeze bite ni mpamvu bahise mu Gatoki hanyuma kubera amateka yabo bahita Hakiza bamwita Bero umwe wo kwitwaga na Claude je aravuze ngo mwaramubeshye ntago yaguhondaga twakoze live kuri Instagram na manera hari baze kamera nye kubisasi we bose yanyice tugeze mu Gatoki noneho urabona ko nyine ari mu Gatoki cyane niho jene bose bibereye yala mu Gatoki murabona abakoboyi twaguye gitumo one more time
mashoke ariko mu gatoki abasaza babiri bimeze utari ko simudi fresh babara rwose nta nkuru baratanga nsiwazanya karindwi kari kaburase kazane katerurari kiza zana karindwi hano hano ni mu gatoki bamwita picheni bimeze bite mitsinyo nazo zirakora bimeze bite picheni bimeze fresh kapo narebye turashima Imana Allah bose ko cyo bari kungurwa goka bari kungwa mitsingi oya buriya bite bumese na kintu ashaka so of course nyine urabona ko rigereye uranye mu gatoki ngiye kwisomera ga plan A turakabangwa nzago se nizigurwa amafaranga kazana ku karindwi nari twicirinye azane Nusho bimeze bite amahoro mfite yanjye Original? ni original surabizi ni gutyo umva agatoki niko kambere surabizi ngirwa mu gatoki cyane bahise mu gatoki ngope kubera ki bahise mu gatoki nubundi ni munsi nurebye ni munsi sinavuga ngo ikireba hose ni munsi cyane turi mu karite ya gatoki ni mu karite Nuse fresh bukora cyane bahise mu gatoki nta makuru mfite ndagutse kuzirari ajya byo nubizana unaga kazi somye bazi somye yabiriki usko ndashyushye konjina kabasaza konjina kabasaza gushaka kamera rwo ushaka rugwago yanze kuri kamera urashaka urwago bayita plan A none ari kuvuga ngo nagwashaka gushira mu kamera Musakota kora icyo bahise mu gatoki ni mpamvu bahise mu gatoki akenshi niho rugaragara no rugaragara hano ntabwo ugera ubura ntabwo rubura kabisa kwa Shirakiza so ntabwo ufite iwawe mu rugo ntabwo mfite narubuze kwa Kiza rero akafatanya rero narubuze ariko mu kanya nabwo uruba ruhageze tu bamwita kota yishima yabanye n'abamambure benshi bagiye hanze kota wo kola kutagenda aha ni imyaka man imyaka haraguheneye ak'igihe kizagera tu none se sho kora icyo uri kunywa ko nyange abane bakanywa ka plan A arega ngiye mfite inzoka ishaje inshuti yanjye ntabwo gashizemo ashizemo nwanga amakandi nwangira amakandi urabona utanga interview none se wango bigenze bite none hano kibazo dufite araba turi gusangira ibintu bitandukanye nsanzwe nziko nanjye baragura amazi none se baratanga nsanzwe nziko ujunywa byose urwagwa uzabazi ntabwo njye nyurwagwa ntabwo ujya mu karito mpagurukira mu kati muki mu karito ntabwo ujya mu rwagwa reka kubera iki utagira umwose kandi nzi ko wari usanzwe urumva ariko sereka ngubaze bro nabona monye kunyura urwagwa nikabona monye yo gutoza abakinnyi hagira coach ako makuru mfite nuko kipe yawe yaraburije ntabwo yaraburije ejo dufite match Rubengera ndaguzanira resultat neza Ingo none se kuki mubuga yabakuyemo mubuga tukuyemo ariko ntabwo bikaze plan ibintu nibyo oya ntabwo riyo mpamvu ni mambo oya ntabwo riyo mpamvu nyere ko kimwatsinzwe ni penalty mwazize cyangwa se mwatsinzwe kuri match yose ni penalty nose ku cyaro bahise mu gatoki ira makuru wayibaza Kevin okay Yona kutubwira buri cyane bahise mu gatoki ibintu tutuyemwa nose kuki kwa ngene zari kubera iki kwa ngene zari ariko niba bahise mu gatoki kwa ngene na sofoni man sofra nabona ko kikoza kwa Kiza kare sofra re ngari hali ariko ni yabagana bashyuga reka tubego gitumba ariko turebe wakwane katubego gitumba Shugo winchika. Sofonari. Akiza. Somyeriko, somyeriko. Manzi somyene. Zamanzi somye basi. Usuranyima ko uranyima inzoga zamereza amata. Nasupa bimeze bite. Akiza no yarakaye. So wanzu kansomye basi. Twigende unundi bana basi tena kintu badutangariza. Bagasenga hare naje mu gatoki. Fizi umva uratere Fizi Sofo nari Sofo aratubwiye ngo ngomenyere ngo kwa ngire nangwa ari mu gatoki basaba usubije amapera base
bakubwiye ngo iki kuri cyane bayise mu gatoki sukoro rwagwa se kubera urwagwa nta kindi none se kubera icyano bahise mu gatoki kwa nyene bahise gute ara ni Parc des Princes none stade ni iyi stade yewe akiza kwibanya makuru akendana ariko ni mu mahoro mahoro gasuhuza abantu babaye hano bose bagiye hanze abo twahasangiranye se ebane bibuke bya bindi nyene bane suje mahoro wenyine se benshi nabarwara rikabaremo somyire na sebunani muri Australia akanegere nuza nzungu nawe yamereza makuru meza nta makuru mfite ntayo rwose kuko ntabwo peruka hano ni bande mwasangiriye bavuye muri buno buzima nabahuze hano bose nta numwe utase gwambwira ugwabaza abantu babaye hano urabayobewe ntiwari umwagura bibagiwe akiza tuzana agacupa hari banywemo akajerekani kuguze wibesha izina ry'Imana inshuti yawe yagiye hanze itagiye gukandira akanyenyeri ni n'akandi uwa mbere ni Grand Frère Samuel niwe nayobewe ni mwene wanyu n'umwe n'umutamu nyabune kutureke ndaje ndakabashiraho naribi nazo safu abantu mwasangira nabajya bakuremera cyarwarikana kandi akanyenyeri nzo ubwo turi kunywa twejeje baboreye yaboreye n'inzoga turi kunywa nese bunani none nkaba nshakaza ngo nsengere se kandi mufite amajeri nsengerere arabisengere umukire nunsengerere asenga agira soba sha musemeze bute isawa kuri cyane bahise mu gatoki bura nk'iyi nkuru izagarukira azahana boherereza no tuze dufata abantu amavido gasanga bo baduhereze ku musaruro bazatwoherereza iki turumva urubuga turi mu kiganiro nta kiganiro akoreye ku sofoni ntajya asaza nsaze mpese sange bete sofoni twakoze tumufana sobanura ukuciramo neza cyangwa nawe uri kujabuka murabona nyine kubona bavandimwe ni ba Grand Frère kabisa hano bise mu gatoki buri mu gitondo cya kare bose baza kugira gute gutereka n'abandi bamugane wabo iyo waramutse hano nta muntu ujye unywa wenyine kabisa nagirenga kanogo Jirenga kanogo none urafata mikoro ufata n'icupa se nshaka mfate n'ubuzi nzabwa ngo bacire vire none zabaye imitobe usobazi cekwereye ngo ni ibikorana kundi kumva nanjye kahiye none nta rovire irimo musi bacire rovire nyine tujya kubipende umusore ntabwo rovire amibe wayikizwa n'iki tifoide ngiye kwibariza yavuze ngo RBA yumva ari ibintu bimeze bite RBA Rwanda Broadcast Agency RDB sikarenze mwa Rwanda Development Board no AFC Amede Freve Congo harya AFC Alliance Freve Congo uri kuvuga AFC hari hakurya ni mu rugo nyine ngeze ngo uri kuvuga RC hano none se kuri kibe injira cyama cyacu bakise M23 kubera ya tariki y'amasezerano ni nka ryari hari kuri 23 demiri kombiza nefu nayo masezerano muri bafite se nayo ngayo sinyazi yande sinarinde bagiranye na sente akubona sofora sofora amafaranga afite amafaranga sofora jya dushinja nyina nawe tuturya amafaranga ba diaspora nibyo abandi se bakarya yabaki ubwo basaruye hano ko nawe muri muhaba abandi bakarya yabaki ajye bijya binyobera bona sofoni ko nase ko ufite na iPhone bwo rero barahingiye cyangwa barayikobakeye ase yavuye ikobo ivanye gatoya iyo nkorera hagije jyane sofoni aranyirukanye bana yangaye akizanye kamaze mu directeur ariko yabaye kuseta kuva kera ndumva niba udashaka iryanye ntaribi bimeze bite Android ndamwuba maze bimeze bite Freshman bakuzi kuseta kera ujye usomba cyane ayo bakwita amazina yanjye n'indi wamungu Samuel umva none se ndwamu
Kandi abantu benshi bagiye ngira umuntu mwabanye yarakubise togiye mu mahanga utajya ukoherereza. ko ari benshi cyane mani batari bama n'agacupa mani. Ni benshi cyane batajya bangurura n'agacupa. Ni bande nyine? Harimo Nsenga Joy. Too many. Harimo too many yabaye danje n'agakingurira kantu. Kandi hano usigaye Ubu wahinze se bwarabanye se? Barabanye. Mwarasombanye se kuseta? Cyane namuguraga n'ikaramu agiye ku ishuri. Kasambe. Nande wundi? Na Jackson. Marion Jackson. Jackson. Inde? Hi. Hi my brother. Salamu. Imeze bite? Poa. Aramvanye ariko ntari ndagaruka. Ese imeze bite majoro? Ari umuhungu wanjye. Neza se? Neza. Special force. Aya, ibyo ntabwo. Ese imeze bite? Imeze poa. Neza se? Umeze neza. Mwadusuye hano mu gatoki. Mu gatoki nagize. Ko cyane bahise mu gatoki rero. Nuko aba inzoga nyinshi hano bakunda kunywa inzagwa kandi abantu bayisangamo ntarebe. Oya. Ariko kwa cyiza. Urwagwa icupa n'amafaranga 500 ariko bangwa karindwi turamire 5. Turamire 5. Yeah. Nose ko bagabanyije rufiri. Nukubera ko zikwica abantu mu Rwanda. Ariko nta muntu urapaza. Ariko nta muntu urapaza. Hano dufite ubwirinzi buhagije. Mumeze bute? Kurya nabi. Oya. Hano turya neza tukagira gute ntabwo gafuza. Ako ni n'amahirwe. Nose nyifite baby face bro. Ese bajo yavuze RDB wumva ibiki? Rwanda Development Board. Yavuze AFC. AFC yamwe mi Kongo. Yamwe M23. Ngiye kubaza kai kandi. Majo garuke RGB. RTP yonzi. Iki? RTP ne yindi RDB. Mauzi kona baye mu samani mirunga man. RBA Rwanda Podcast ni radio man. Radio. Majo kuri kumuranungura man. None sinye ntago ndenze. Ngendi ade ntago meze nk'abandi bose. Narangije man. Navi hano mu gisikare mfite senior tungeza nkora kandari brenge ko Kibungo. Oya, wize bishi muri superior. Yeah, need the social study. Social study. With the social study. Yeah. Amajo winchika ariko. Majo babare basi. Ndagutama kana ariko basi. Muna byarangiye mane nubaza nabandi byarangiye. Numva mungu wanje. Noze social study bishaka kuvuga iki? Science sociale mu Gifaransa. Science sociale. Kuita kanu karuzo. So bajo wakubita kanu wasikireo. Mfizi ngura mfizi. Mfizi jabone barambwiye ngo. Jabone aramakuru angezeho. Neza tu. Kujya kubwira. None tuzacuruza se ari byadanje. Se mwanansomye base. Umva kubera icyano bahise mu gatoki. Kubera ko abarwaga rwinshi. Kubera ko abiki? Abarwagwa. Bose ko ikipicane kunywa mitsingi. Nuko ari umukira. Ntago ashoboye urwagwa piceni. Ntago yavukanye inzoka nzima. Ntago yavukanye inzoka nzima ishoboye urwagwa. Nose katigeze ihenga iwabo hari insina zibaye. Kurya amafi gusa. Nawe ubajije ibyifi sava. Iwabo ni yeye. Uriya ni umunyabukavu. Umunyabukavu. Ngo nkambanza baravuga ngo yitwa manza kandi yitwa ngo mbanza mihigo. Ni nka Pablo aravuga ngo numugambira. Cyangwa numureme. Na picha numureme. Nase mfizi. Kujya kwita mfizi y'umuswa byabivuye. Kandi iryo zina uraryanga. Iryo zina ni mfizi y'umuswa. Iryo zina ntabwo ari mfizi y'umuswa. Ni y'umuswa. Nyamupfa ntibariyakira ntibaseke imiranzi y'urupfu. Bana muresi. Fizi mbabarira pe icyo shaka no kiguha. Kopiche urashinjwe ubukire. Urashinjwe ubukire. Uri kunywa mitsingi abandi bari kunywa plan A. Nakubwiye ngo biteye na mahitamo. Ni mahitamo bro. Na mahitamo. Ngo. Wari kunywa ibyabo. Aho ntago wahunganye inzoka nzima. None se buriya nyama. Bino byose byo mu Rwanda se wabinywa. Ubwo jya fresh bigira icyo kuvuga ngo rari agaca.
kubera iki Piche yavuze na GRS wumva ibiki Rekongere bro ikintu cya mbere ni ugushimira kunugeze hano kamenya amakuru abantu bose kuno baramutse mu gatoki ari mu gatoki ari hano hose ari kubura kugera kwawe hano ni fresh abantu kwagera mu gatoki subize ko se nanjye masimbukira nkagera cyane ubwo nanjye atari inzoka yanjye ariko ngomba kwisanisha namwe tugaciringa ariko ikintu ngushimiye gusa ni kubera ugezemo ukabatamo nakano niko bimeze iyo uramutse nabandi urakoze muramutse ragumaho iraguma niko bavuga iraguma baravuga ngo mwaramutse iraguma ntago iguma ariko kinyarwanda kiragoye bro se Piche uri mu bantu bageze hano mu nkampikira ariko ntago kinyarwanda ujye ukimenya kubera iki uhora kizi Piche mgira imigani 5 yuze mitsingeretize iyi pe nuza imigani ushaka kwandika umva yo kumbyira imigani 5 yo mu kinyarwanda pe agacupa ndakemeye ndashobora kugira na dictionnaire yose oya ndabizi kuzi ubuzi kinyarwanda ahubwo naguzi kugispellinga neza kandi ndabizi ko umaze imisi hano vuga imigani 5 yo mu kinyarwanda we nagwa nkopeza we wondushije kinyarwanda wondushije kinyarwanda ngambwira Piche mgira imigani 5 yo mu kinyarwanda okay umugani wa mbere reka ungire kandi ura mugani iraba yisoje ibintu byose ari umusaza w'umutahuriye Kayenzi ni kera ariko ntaramenya kinyarwanda neza fresh ariko nagura kimenyereka maze gukimenya ikamva ruganira nabona kavuga ngo ukanywa amata mu ngono y'itabi iyo mugani ngo kuvuga gute si ya mbere oya usira neza ni wa mbere ukama ngo yagi uramusaza yari yamaze kunywa karagazoki none bakawurira na unzi mugabo bagatangira gushotana amagambo akavuga none se wowe ko wasinze akamubwira ko akamubwira none se ko wasinze bakamureba akavuga uranywa amata mu ngono y'itabi iramuganise sirahagije arikindi se gatushaka amata mu itabi uranywa amata mu ngono y'itabi uzi ngono none ni iraboro pipe by'abasaza urakoze okay kabiri rero ndi mugano kabiri urasesuraagije se arunze yitanu mitsingi yawe kaza pe ndo nje ndazifite nyinshi abo mfite n'ijana navuga n'itatu nta kibazo amarira y'umugabo agwaga ya mundo yes bro none umva umugabo we ndagukunda cyane naye ndakwemera ushaka wakangaye wa gatatu uwo aragukunda cyane sura umugani Piche usagaje umwe pe kandi angushaka kugukopeza umwe gusa wonyine kandi ufite ijana oya asigaye kamwe gusa kandi uhora yice mu kabari umaze kunyotoka none yibigiye aya ndi muzima naribi njenge nyotoka oya ngora yawo ndakwiyanga nje nagushaka muntu ushaka kugopeza sondushije kinyarwanda kamwe niko gasigaye okay kamwe gasigaye uragashaka ndagashaka umva Piche ngaya amafaranga pe tangira kuzikora mu mufuka ngaya pe Piche gashake pe kabisa umugano umwe gusa umugano kandi nakubwiye ngo ufite ijana vuga kamwe nyine muri iryo jana vanamo kamwe gusa kamwe oya sofo oya babarira uriya sofo nagura uvuga umva reka ngire ruca musoro ugatora nyoka ugira ute usubiremo ngo oya nyina mbwira urasubiremo singaye se ngira uri wari uvuze uracaso rugatora nyoka rugatora nyoka uracaso rugatwara nyoka wabwita Piche Ndegere no muri legend wanga baramuzi muri football yagira kudukurya akunda kugenda ngo direct original Piche ndagushimira rero
none ku cyaro kuri cyaro base mu gatoki nubwo uzajya imyamakuru ngo hano mu gatoki buriya uri kubona ngo hano mu miyanda hano mu Kiziba ni hatari baza bakisomera agacupa kabo bakaganira mu mahoro nakorwa na kubana niyo mpamvu ngiye bashimira aba bakapa ukabona abantu suriza abakapa bawe bagiye hanze abatanu atari nagura babura pe kandi bamaniga yawe Casemiro wa mbere Casemiro no wa mbere from Nyamishaba Casemiro from Nyamishaba Safro Academy Juvenal Safari Juvenal merci beaucoup Dieu merci Mbokani Australia baragije kubera ni benshi ariko wangiye batatu nagwavu senuza coach Mbanza agire mahoro no Vamos directeur Mahuha big bro big boss Capo Lupemba musuze muringara viena nga nenge nini osio bosa ninga viena nga tozalika katozaka kana seanze te ifo banda ko raisonner biso yo moko yebi ayoki musabe kaprane muringara mugira munyereza gakeche ni mwere akagwana siko viena nga nazomona ba video kama filme bino bosala ki kama awe pa ya kiza ba moi danse na yoana na mona kango na ba YouTube biloko nyoso me vie il faut banda ko raisonner biso tozaka kana senze te eme malembe togokoma uzinye kintu nzimuringara kimwe ni masanga sinzoga tika taisez-vous pishe ndagushimira nanjye ndagushimira kapo umunsi mwiza ngwino hano salama hano mu gatoki ngewe nzanywe inzoga ariko nayo mfite amafaranga abakira ibyo ndabizi birabigira kabisa sibyo rimwe na rimwe ndabigira amana burya bagize amafaranga ubuyafite urumva amafaranga agenda riga uri ahandi yaho gushimira abantu nkabane hano mu nkambi bagiye hanze nshimira the first of all ndogo kwa Nyamerika wono wa mbere wa kabiri Dangote muzi Canada wa gatatu Terine Mark ariko nzanga y'abantu mane bamwe abandi ubwo ngubwo na Miracho nawe rimo nawe yampaye amafaranga of course nyemere nkweta ko ntago ndayibona ariko nta kibazo ntago zire yaba yarayiriye se oya zire yaba yarayitwaye petit frère wawe mubahara ndamwubaha petit frère ahubwo ndi kugaye umuntu witwa nde Lupemba man inde Lupemba yarakwigisha aragukubita ariko Lupemba kwigisha gusa se nyine mukuru wa nyamana Lupemba agere hano mu Rwanda hano mu nkambi kandi ziko mbano mu nkambi ntanageye no mu rugo none nyenzi niwe mu ruinze hano mu hano utuye niwe yaratuye man yaratuye ruguru ari yo nazaga pasi nka mama bote na muhiki ariko ntago yabyibuka man majo wirakara man wirire majo ahubwo bamwe wamenye madashinga mutera ruguru usikujya kuri man wirira man majo wirira bakomera icupa basi kure kurira ntukakurire ke man nzoga niguriye kubihameke niguriye ngewe ndakaye man hano mbonga fushani bose ku ruhande ngabaha amafaranga ngewe ndi mwene se urabona ko majoke abarakaye majoke afite ikindi gape Lupemba yibuka umuvandimwe kabisa kubitira manga keche ntari umva ko dubote n'iki twaje dutakaramo ahenze ko ngera gukubisogwa muri primaire umva ntago navugisha ukuri bani vugisha ukuri kose ariko yani famille pe ago musuhuze reba umuntu utwara papa bobo giye Australia mwejo bunde yangura inzoga ma papa bobo uramuzi ndamuzi papa bobo yangura inzoga man papa bobo yangura inzoga kandi ageje bunde niba amanyaka magana oya na Darius nawe Jabres kuri Darius nawe arabikora ako nawe nyine ntari mongo wanje ko mutuntu nyine Darius aretse kuretse rya akaje nera kohereje nangura kandi ejo amana guza inzoga hano amari 2000 n'umuntu kindi tahira naye mfite 70 ku mufuka nanye nitwaje man ubundi yahaye amafaranga mufite amafaranga terakimbere basi majo ndagushimiye rero uravunitse aka nawe ukoze akazi kenshi
Rujo Kasante Bero kameranga. So of course hano twaturiye mu gatoki turebye ukuntu abavandimwe babyuka bameze hano bono bizira ngo mukanya nabagiye muri za boîte mukanya nabagiye kunywa no dupfundikiye baravuye muzipfunduye bajye muzipfundikiye. So of course yari Raz from Kiziba twakomeza kubageza ibintu bigiye bitandukanye nyine amakuru mushaka yose noneho nizi ibikoresho birahari tumeze neza. Bero kuri cameraman yo waye cameraman w'umugabo asanzwe ashinzwe ibintu bijyanye n'inyubako no duhereza amabati n'isumari ariko araregwa n'uwitwa muri umuntu watayishingo yamubyiye ngo yamukubitaga. So of course ciao turi kumwe. This is Rise from Kiziba, Njendikagwa.